Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Bibiri tubwira ko Yesu yatubohoye, atubohoza amaraso ye, atuvana mu byaha byacu. Mu mazina avuga icyo yaduhinduye abana b'Imana n'ibindi byinshi, bivuga ko yaduvanye mu bubata bwa Satani n'icyaha, mu bubata ubwo ari bwo bwose, mu bubata bw'abantu, noneho aduhindura imbata ze. Wabyumvise? Niryo jambo mufate, imbata niyo tushaka kuvugaho. Dufite amazina menshi abana b'Imana, sibyo? Ubwoko bw'Imana n'ibindi, ariko kenshi nitumenya yuko twanahindutse imbata ze. Ariko ububata bwa Yesu butandukanye n'ubwo twari turimo yatuvanyemo. Wabyumvise? Ijambo rero imbata, muzi ko isano rishya ryanditswe mu Kigiriki ivuga doulos. Doulos niyo mbata. Usomye nka Baroma rimwe vuba Paulo aravuga ko ni imbata ya Kristo. Paulo imbata Yesu Kristo. Nushaka guharukiraho. Paulo yise somero ari imbata avuge doulos. Paulo doulos wa Yesu Kristo. Nuvuga ngo rero Yesu yatuvanye mu byaha, twari imbata za Satani n'ibyaha, ndetse bamwe twari n'imbata z'abantu. Abagalatiya 5:1. Uyu munsi ntago twagiye mu maverese 20 sibyo? Chapitre verse ya mbere. Ibyo ntago byoroshye. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba umudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kuboha n'ububata. Amen. Okay. Hallelujah. Amen. Kristo yadusanze mu bubata bw'ingeri zose. Ububata bwa Satani, ububata bw'ibyaha, ububata bwo kuraguza, ububata bwo gupfumura, ububata bw'ubujura, ububata bw'ubusambanyi, ububata bwo kubeshya, ububata bw'ingeso zitandukanye, ububata bw'abantu. Kristo ngo yaje atuvana muri ubwo bubata. Atuvanye muri ubwo bubata, ibyo yaduhinduye byose nibibuza ko yahise aduhindura imbata ze, doulos. Ariko ububata bwa Kristo ni ububata bugira neza. Buriya ububata bwa Satani ni ububata budutwaza igitugu. Vuba Yesaya 9. Twumva ububata twari turimo ukuntu butandukanye n'ububata bwa Kristo. 9:3 shinji bya Kinyarwanda ni bari verset 3, soma tumve. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Médian. Kuko umutwaro bamuhekesheje. Umva. Kuko umutwaro bamuhekeshaga. Umva. Uwo bamuhekeshaga n'ubwoko bw'Imana. Yesaya aravuga abantu b'Imana. Umutwaro bahekesheje ubwoko bw'Imana. Ninde wabahekesheje uwo mitwaro? Mureza kubyumva? Ni Satani, kuko uraza kumva yuko anakubita. N'ingegene bamukubitaga mu bitugu, n'inkoni y'uwamutwazaga igitugu, wabivunnye nko ku munsi w'Abamidiyani. Amen. Mwabyumvise? Ubu nibwo bubata bwa Satani twarimo. Yaduhekeshaga imitwaro ivunanye, akagushiraho umutwaro w'ubusinzi, ukajya mu kabari ugasinda, wamara gusinda agakukubita. Nago se mujya bumva ko barwana mu kabari? Ninde ubateranye? Bahuye ari abaseka, baro baraganira, none bikarangira ari intambara, umujisho bakaritwara. Mubese ko ninde ubateranye? Na madayimoni, ni Satani. Abantu bakajya kwiba ahantu, barangiza bagahita bicana ubwabo, baro baragwanira ibyo bibye. Ni Satani. Hano bavuze nk'umuntu umwe, ariko nawe ari umuntu umwe, c'est le peuple.
abantu bagenderaga mu mwijima abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo bishimira imbere yawe. Kubera iki? Kubera ko kuri 3 impamvu yagwije ishyanga ibyishimo, kuko umutwaro wamuhekeshaga wamukuye ku bitugu n'inkoni y'umutwe. Nushaka ubihindure ko wabakuweho, kuko ni ba bantu ni rya shyanga yagwijije ibyishimo. Kuko umutwaro bahekeshaga ishyanga n'ingegene bakubitaga, n'inkoni y'uwabatwazaga igitugu yabivunaguye nko ku munsi w'Abamidiyani. Amen. Yesu yaravunaguye, yaguvunaga inkoni z'abadayimoni zadukubitaga, yavunaguye inkoni z'abadayimoni zadukubitaga, yakuyeho imitwaro Satani yaduhekesheje, hanyuma ngo agwize ishyanga riha ibyishimo. Haleluya. Furahia Bwana, furahia Bwana, ni yeye alitenda hayo. Haleluya. Ushobora kuri hano ukagikubitwa, yega nibyo mu mwuka zo turavuga hano. Ushobora kubanuka ukiri imbata ya Satani n'abadayimoni be, ibyishimo byo mu mwuka ntabyuzi, kubera uracyari imbata. Murumva rero ububata bwa Satani, nushaka kumenya ibyabwo ujya muri Yesaya ibice 9 uhita umenya ububata bwa Satani uko bumeze. Ntago buzana ibyishimo, ngo ninde avuga ngo yo, ngo ninde aboroga, ngo ninde afite ibisebe bidafite impamvu, ngo niba abandi batava kuri kavino. Ni Bibiliya ibivuga. Nuvuga ngo rero Satani imbata ze azitwaza igitugu, akabagwiriza imibabaro, ariko Yesu imbata ze ngo arizigwiriza ibyishimo. Niyo mpamvu ibyishimo ni ikimenyetso cy'abacunguwe. Ariko uyu munsi abacunguwe nta byishimo bagira, bahekenya amenyo nk'abari kwa Satani. Yesu ashimwe. Nonde kabze. Amen. Ce n'est pas le salut ça. Muri zere jambo ry'Imana, ishyanga Satani yari kubitaga, akarekesha imitwaro, akaricura bufuni na buhoro. Kubita. Iyi ni ivuye mu mwuka mu byumve. Ibyo byose bikubuza amahoro, byose bituma utagubwa neza, byose utuma ugira umushiha, byose uguma wumva ibintu byose wabirakariye, byose biri muri iyi passage yo muri Yesaya. Ariko ngo Yesu yaraje atuvana muri ubwo bubata, noneho aduhindura abana b'Imana, aduhindura ubwoko bw'Imana. Haleluya. Hanyuma atugira imbata ze, turi dulosi ba Yesu. None rero nebenata, ntiwise ngo umudukunda yatuboje ibyaha byacu amaraso ye, akagera kuba abami natambye. Ibyashuro Rwanda igice cya mbere, Yeshua n'ibice 5 umurongo 8 ngo 10. Ngo amaze kwenda cya gitabo, intare y'umuryango wa Yuda, abamareka bararirimba ngo kwishimwe n'icyubahiro. Haleluya. Kubera yuko wacunguriye Imana kubw'amaraso yawe abantu b'amahanga yose n'imizo y'amoko yose, ukabayindura kuba bwami, abami, kandi ngo bazima muri iyi si. Urumva? Nuvuga ngo rero Yesu yaraducunguye, mu byo yatugize byo harimo no kubimbata ze. None twihute, ntago birarangira, ntago murabyumva. Ukiye kumenya se imbata Bibiliya ivuga itandukanya he n'imbata zisanzwe isi izi. Murabizi haba mu gihe cy'Isezerano rya kera, haba no mu gihe cy'Isezerano rishya, isi yari ifite ububata, esclavage. Mwabyumvise? None umunsi hari ibihugu bimwe bigifite imbata mu buryo bw'umubiri, nko mu bihugu by'Abarabu n'iki byose. Rero Bibiliya ntabwo yaje gukura ububata bwo ku isi mu miterere y'icyo gihe, ko byari ibintu bisanzwe yuko abakuru bari bafite imbata zabo. Ariko Bibiliya icyo itandukanye
n'imigenzereze y'imbata n'abashebuja babo, nuko Bibiliya yahaye imbata uburenganzira, kandi iyi si y'icyo gihe imbata nta burenganzira yari ifite, yari ifite inshingano gusa. Nindabyumva? Ni ukuvuga ngo muri kiriya gihe cya Bibiliya kugira imbata byari ibintu bisanzwe. N'abariya Aristote filozofi w'Abagiriki mu bitabo yanditse n'ibiki byose, umva ko kugira imbata byari ibintu bisanzwe. Imbata yawe yari igikoresho cyawe, nta burenganzira yari afite namba. Statut d'esclave, slave, yakwamburaga umuntu, wowe ukaba igikoresho cya shobuja. Ijambo ry'Imana riha imbata uburenganzira. Hari ibyo shebuja ayigomba, nayo ikaba ifite inshingano. Nibyo tuza kubona hano. Mwumvise diferanse? Ni ukuvuga ngo mu gihe cya Bibiliya hari imbata mu masosiyete atandukanye. Abantu bafite ubushobozi bari bafite imbata, abantu bahinduka imbata zabo. Ariko muri icyo gihe imbata nta burenganzira na busa yari ifite. Ni igikoresho nk'uko atunze intebe, atunze isuka, atunze ibi, n'imbata niko bimeze. Bibiliya rero muri icyo gihe yo ivuga ko imbata ikwiye kugira uburenganzira hamwe n'inshingano. Mu gihe cya Bibiliya mu isi imbata zari zifite inshingano gusa, nta burenganzira. Ni igikoresho cya shebuja, akora ibyo ashaka. Muri Bibiliya Imana ivuga ko imbata nayo ikwiye kugira uburenganzira hamwe n'inshingano kuri shebuja, ikwiye kugira n'uburenganzira. Nitumenya ibyo, turamenya n'icyo twahinduye cyo kubwo gucungurwa na Yesu Kristo. Mwayumvise? Mumenye ko isezerano rya kera ni igicucu, isezerano rishya. Ntushobora kumva isezerano rishya ibijyepfo byayo utazi isezerano rya kera. Niyo mpamvu abakristo benshi bavuga ko bakijijwe yego, ariko connaissance yabo ijambo ry'Imana iri hasi, kuko ntago binjira ngo bigishwe babimenye. Reka tuvuduke rero tugende Kuva, igitabo cyo Kuva ibice 21. Reka mbibutse igice cya 21 cy'igitabo cyo Kuva gikurikira igice kivuga amategeko y'Imana. Biratangaje. Imana imaze kubaha amategeko Abisirayeli 10, yahise ivuga iby'imbata. Mbere yo kuvuga n'ibindi yahise ivuga iby'imbata. Bivuga ko icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ndayangurikire. Haleluya. Amategeko y'Imana 10 yasoma he? Kuva ibice 20. None igice gikurikira hakurikiye iby'imbata. We numva ko biri important. Ntabwo ari ibintu Imana yavuze ahandi. Ise itanze amategeko yayo ku bantu ivanye muri Egiputa, ivanye mu buretwa, ivanye mu bubata bwa Farawo. Imaze kuba amategeko ibabwiye rero iby'imbata. Statut y'imbata. Soma umurongo wa mbere weze ku 3. Aya mategeko niyo uzashyira imbere yabo. Nugura umugurano w'umuheburayo agukorera imyaka 6, kuwa 7 azagende abo umudendezo atagize icyo yicunguje. Niba yaraje wenyine agende wenyine. Kurikira neza. Niba yarazanye n'umugore we ajyane nawe, kandi shebuja namushyingira umugore bakabyarana abahungu cyangwa abakobwa, uwo mugore n'abana be bazabe abashebuja. Mwakurikiye? Komeza. Ariko uwo mugabo agende wenyine. Agende wenyine. Asiga umugore n'abana. Kubera ko yabavanye kwa shebuja. Ariko uwo mugurano niyerura ati nkunze databuja. Umugurano hariya muhindure imbata duros. Ariko iyo mbata niyerura iti nkunze databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, sinshaka kugenda ngo mbe umudendezo. Shebuja mujyana imbere y'Imana amuhagarike ku rugi. Umva iyo mbata nivuga ngo jewe ntabwo nshaka, umva Imana yabahaye uburenganzira kw'imbata z'Abaheburayo. Umva ko no mu Baheburayo hari imbata. Hanyuma kuko waragenda ukagura imbata, kugura umuntu akaba imbata yawe. None ngo
akore imyaka 6 wa karindwi bamurekure, sibyo? Ngo ariko hari igihe avuga ati oya, aho hanze ni habi, ngiye nshaka kwigumira kwa databuja tubanye neza. Navuga ngo ngewe singenda, uburenganzira bwanjye mparwa n'iteko ry'Imana ndaburetse nigumire iwawe. Nago bigumaho, hari icyo bari umukorere. Soma. shebuja amujyana imbere y'Imana, amuhagarike ku rugi cyangwa ku nkomanizo, shebuza amupfumuze ugutwi uruhindu, agumye kumukoresha iteka. Amen. Ibyo navuze byose nimutumva indunduro muzaba mutumvise intego y'ubutumwa bw'uno munsi. Umva? Aya ni amategeko agenga imbata mu bwoko bw'Imana. Apana imbata zo mu isi mu bapagani, mu bwoko bw'Imana mu isano rya kera. Kubera yuko turi muri contexte y'ico gihe aho isi yari ifite imbata, l'esclavage était normal. Babyumvise? Ariko imbata zo mu isi nta burenganzira zifite. Ariko imbata z'Abaheburayo mu bwoko bw'Imana, Imana zihaye uburenganzira. Amen. Ntago muza imbata iteka ryose. Nimukorere bashobuja imyaka ingahe? Hanyuma wa karindwi babarekure. Nimuzi ko mu mwaka 50 wa Heburayo ni yubile. Amen. Hano rero karindwi bamurekure. Imana ishimwe. Wa murongo wa mbere hariye, soma vuba. Aya mategeko niyo uzashyira imbere yawe, nugura umugurano w'umuheburayo agukorera imyaka 6, wa karindwi azagenda wo mudendezo. Ari umudendezo. Noneho wowe uri imbata, umva? Umwaka wa karindwi umudendezo uraje, shobuja aravuga ati okay, noneho harageze ko uba free, ugende, ntukiri imbata. Nimba waraje ufite umugore n'abana, uzasohokana nabo ugende, sibyo? Nimba waraje uri ingaragu ugashakira kwa shobuja ukabyara abana, hageze yuko winjira mu mudendezo wawe, ukwiye kubasigaho sabawe n'abashobuja. Noneho hari igihe rero imbata ivuga ngo ngewe ntago nshaka umudendezo, ubwo burenganzira amategeko arabumpa, ariko ngewe nikundiye kuba kwa databuja singenda. Babyumvise? Ngo shebuja avuga ati urashaka kugumira hano, okay, ngo amujyane imbere y'Imana. Byose ni imbere y'Imana. Muge uti byose ni imbere y'Imana. Ngo amugere hariya ku muryango, amen, ku kizingiri cy'umuryango, afata ugutwi kwe gutya, afata uruhindu poinso, afumura ugutwi. Iyo ni marke yuko nuwaho mu rugo. Kandi Imana yavuze ngo ntazigera ahava. Mwabyumvise? Ntazigera ahava. None ku isano rya kera ritwigisha isano risha bivuga iki none? Kuko ntago byagira akamaro nimba ari ibintu bya kera byarangiye gusa. Bibiri ivuga ngo ibiri mu isano rya kera byose bifite ibisobanuro mu mwuka mu isano risha. Dore rero icyo biri tubwira Abefeso ibice 4 umurongo wa 30, hanyuma mu nyumve turangize. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Amen. Igihe ubutumwa bwavugwaga ukabwumva, noneho bagahamagara abantu kwakira Yesu, ntuhagurutse? Wagurutse imbere yande? Imbere y'Imana. Ati Yesu ndakwakira mu mwami n'umukiza wanjye. Kuva icyo gihe wahindutse imbata ye, wahindutse durosi ye. Haleluya. Kandi ngo uhereye icyo gihe yahise kujyana ku muryango we, hanyuma agapfumura ugutwi. Kandi mwumvise ngo umaze gupfumurwa, kuko niwe wiyemereye yuko uba imbata ye. Si wizanye? Amaze gupfumura ugutwi ngo ntuzigere uva iwe, uzakomeza kuba imbata ye, durosi ye. Nukuvuga ngo mu mugambi w'Imana nta kwinjira mu gakiza ngo ukavemo, kuko iyo umaze kuvuga ngo ndakwakiriye Yesu umwami n'umukiza, uhinduka durosi ye,
uhinduka imbata ye ubuziraherezo. None se ko bariya bapfumuraga ugutwi kuko bagendeshaga amaso ibyabo n'ibifatika, natwe ari ikintu yadushizeho ko turi imbata ze, yadushizeho ikimenyetso cy'umwuka wera. Umwuka wera ni kashe y'uko uri imbata ye, uri durosi ye. Haleluya! Nta tegeko rikwemerera kuzamuvaho, ariko kubera yuko abana b'abantu udashobotse, ari igihe tumuvaho amaze kuduha imigisha n'ibiki tukigendera. Ikibazo rero ni iki? Iyo uretse Yesu kandi itegeko rikubuza kumuvaho, hahita haba bya bindi ngo nagenda byose abisiga agende wenyine. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuvuyeho rya tegeko ry'imbata riragufata, imigisha yaguhagara yihagarika, ndetse n'ibyo wibaye ko wari ufite byose bisubiriwe. Utakaza uburinzi bwe, utakaza protection ye, utakaza imigisha yose yaguhaye. Nubwo wakwishuka igihe gito, ariko bizagaragara ko iri tegeko ridakuka. Ni ukuvuga ngo waraje wenyine imbere ya Yesu, ibindi byose niwe yabiguhaye. Yaguhaye imbabazi, urazitakaza noneho numuvaho, kuko ntabwo waje uzifite, niwe yaziguhaye igihe wazaga iwe ukabimbataye. Utakaza agakiza kuko ntabwo waje iwe ugafite. Ibi rero bitabyerekana abandi bavuga ngo ntushobora gutakaza agakiza. Imbata itakaza ibyo yakwiye kwa shebuja. Nawe nimba uri durosi wa Yesu, utakaza ibyo yaguhaye, ibyo wamusanganye, ukagenda wenyine mu irimbukiro. Niyo mpamvu ukwiye kumenya ngo agakiza gafite ibijyepfo tutaramenya. Turi imbata za Kristo. Igihe twaje iwe yadushizeho ikimenyetso. Mu isano rya kera imbata bayipfumuraga ugutwi imbere y'Imana ko itazava kuri shebuja. Mu isano risha kuko ari ry'umwuka, Yesu adushizeho ikimenyetso cyo kumwuka wera, cyo kumunsi wo gucungurwa, yuko tuba yabe forever. Iyo rero kubera ubegito bwacu, kubera ibyaha, kubera ibishuko by'isi, kubera kamere y'abantu, hagera igihe bakamuvaho. Iyo bamuvuyeho rero iri tegeko rirakurikira. Ibyo bamusanganye byose barabyakwa. Niki Yesu yaguhaye igihe waje kuri we? Tangira ubyandike. Numuvaho urabitakaza. Icyambere utakaza ni imbabazi z'Imana, kuko ntabwo wazizanye kuri we. Ugatakaza agakiza kuko ntabwo wakazanye. Ugatakaza kurindwa kwe, ahita kuri abamarayika be bakurindaga, kubera yuko uri imbata itatiye igihango. Hanyuma warwara ingwara zikakwibasira, kubera yuko ntabwo ukiri fidèle ku isezerano. Tu as été poinçonné ku nzu ye, wafumujwe uruhindu yuko uri uwanjye iteka ryose. Kandi mwumvise ngo ntabwo ari agahato ka shebuja, niyambata yavuze ngo sinshaka kuvaho, nshaka twigumanire, kuko ari wowe wabivuze. Rero uri imbata ye ubuziraherezo. None uyu munsi nshaka kukubaza, ni gute umuntu aza kuri Yesu nta muntu yamushizeho igitutu, hanyuma inyuma y'igihe runaka akamuvaho, agatangira kugira ishusho gusa, abantu nibamuceje ko yabaye umupagani, ariko imbere muri we ntabwo akiri durosi wa Yesu, ntabwo akiri imbata ye. Iri tegeko kuva ibice 21:1-3 bimugiraho ingaruka. In the long run, muri long term, iri tegeko riramukubita. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo iyo umuntu amaze kwakira agakiza, umwuka wera akinjira muri we, akirukana abapangayi bari mu nzu ye, abadayimoni. Uwo muntu akabohoka, akakira agakiza, ngo rero agasubira akareka Yesu, agasubira mu byo yamuvanyemo. Ngo wa mudayimoni ngo ararunguruka mu mutima w'uriya muntu, Yesu awita inzu. Ngo hanyuma agahita agenda agashaka abandi badayimoni barindwi bamurusha ububi, bakinjira muri uwo muntu. Ngo ibyanyuma by'uwo muntu birusha ibya mbere gukomera. Bivuga iki? Bivuga ngo iyo uvuye kuri we, biriya byose wamusanganye, yaguhaye, yakugejejeho,
noneho icyo gihe byose biraza kukuvaho, kubera yuko dayimoni zakuvuyemo mbere igihe Yesu yazaga muri wowe, ziraza inshuro 7. na niyo mpamvu iyo umuntu Kristo yavuye mu gakiza ahinduka mubi kurusha mbere atarakizwa. Mwabyumvise? Nimba yari kazitereyemo mu bantu 3 aza kazitereyemo w'isi yose, buri dosiye yose harimo. Nimba yari umuntu umugome azagwiza ubugome inshuro 7, kandi mubenye umubare 7 ni umubare w'Imana, no kuvuga ibyuzuye n'amadayimoni menshi ashoboka, kugira ngo amuhambire uwo muntu ntazongere kumenya inzira igana ku mbabazi z'Imana. Kumenya Yesu ukamuvaho nizo ngaruka, kuko ibintu byose Imana yaguhaye byose birakuvaho, kuko niryo tegeko ry'imbata. Iyo yemereye shebuja yuko iguma hamwe nawe, hanyuma mu nyuma igatoroka, ari umugore agumaho, ari abana bagumaho, buri kintu cyose, kubera ko iteko ry'Imana rikuka. Ndarangije mbabwira ko Yesu yavuze ngo sinaje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyasohoza. Aya mategeko agenga imbata kuva 21, haleluya, ahabwa ibisobanuro noneho muri Kristo. Ntago yaje kuyakuraho, yaje kuyasohoza. Uyu munsi rero turi imbata za Kristo, ariko nitumenye amategeko agenga imbata. Iyo uvuye kuri shobuja ugenda amara masa. Wabyumvise? None kugenda amara masa uva kwa Yesu, murumva ingaruka yabyo. Ba Petero barabimenye, ahubwo ngo none ngo bariya babuze imigati n'amafi bariye, mwe mutegereje iki namwe n'imigendere. Petero avuga ngo mwami tujye kwande, tujye kurinde, ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Uyu munsi rero menya ko hamwe no kuba umwana w'Imana uri imbata ya Kristo, uri durosi we. Soma neza amategeko agenga imbata. Washizeho kimenyetso. Abefeso 4:30 washizeho ikimenyetso. Iriya mbata yo musoma rya kera yo barayibonaga ko ifite ikimenyetso. Yagendaga hari bakaba afite ikimenyetso n'wakanaka, n'imbata yakanaka. Ariko twige turi mu mwuka, okay? Ibyaho byari umubiri, twebwe n'iby'umwuka. Mwisi y'umwuka barabona ko turi dulosi ba Yesu. Mwisi y'umwuka baratuzi, barazi ko twashizeho ikimenyetso cyo ku munsi wo gucungurwa n'umwuka wera. Ni bande bazi ko bafite umwuka wera? Ubizi gute? Pastor yabikubwiye? N'umugabo wawe, ni mama wawe, n'umwana wawe, ninde yabikubwiye? Zirikana ko ngo udafite umwuka wa Kristo suwe. Nimba udafite umwuka wera ntabwo uri uwe. Wowe ufite idini ya gikristo, ariko ntabwo uraba umwana w'Imana. Kwiye kumenya ko aba Yesu yabashizeho kimenyetso, nkuko shebuja yashaka ikimenyetso kumbata ze. Pa uruhindu fumura ku muryango w'inzu, bivuga ngo ntuzava muri inzu, uri imbata yanjye iteka ryose, kuko ntago nagufashe by force, niwe wabyemereye. Okay? Hariho Yesu afata ugatumwa mu agakiza, tuza twizanye, sibyo? Igihe wahagararaga hano cyangwa hari simbizi, waravuze ngo mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Mu ijambo rimwe wamubwiye ngo mbaye imbata yawe. None imbata hano Imana yavuze ko igengwa n'itegeko, nuko bayijyana ku muryango wa shebuja, bagafata uruhindu bagapfumura ugutwi, nivuga ngo wowe you belong to this house forever, ntuzava muri inzu. Okay? Nushaka gutoroka uzagenda utorongore hariya na hariya, nta kintu uzatwara. None Yesu tumuvuyeho,
tugashaka gukomeza dufite imigisha y'Imana. Wamuvuyeho warwara ngo Yesu nkiza, waterwa n'ibibazo ku kazi kuko warirase ku kazi ibi byose twirata bihagaze ku musenyi. Dore Ubushinwa, powerful country kwisi economically, ariko ubu America, powerful country, ivuye muri Afghanistan izinze ibirago n'isoni zose kugira umunsi ziracayiriho. Nta powerful ari mu isi, only one person, Jesus Christ. Hallelujah, powerful king. Amen. Kandi amavi yose azamupfukamira, wapende wasipende watakunja goti. Amen. Reka ndangize. Nimuzajye mukinisha ijambo riri mu Filipi ibice 2 ku murongo wa 5 kugeza kuri 11. Yambaye ishusho y'umuntu. Amen. Aricisha bugufi kugeza aho afata ishusho y'imbata. Nuba yafashe ishusho y'imbata ko twe twari imbata, nawe afata ishusho yacu. Yafashe ishusho y'imbata. Kubera iki yafashe ishusho y'imbata? Ntago yafashe ishusho ya marayika, ishusho y'imbata. Kubera yuko twege abantu turi imbata, tuvukira kuba imbata za Satani. Yaje gucungura twege imbata kugira ngo ducungure. Yafashe ishusho y'imbata. Hallelujah, hallelujah. Hanyuma amaze gufata ishusho y'imbata ngo araganduka kugeza ku urupfu rwo ku musaraba. Ngo niyo mpamvu Imana yamushize hejuru cyane, imuha izina riri hejuru y'andi mazina yose, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo amavi yose apfukame, ibirema byo mu ijuru, byo mu isi no munsi y'isi. Nutapfukama muri isi uzapfukama nyuma y'urupfu, utabona imbere n'inyuma. N'indimi zose zature ko Yesu Kristo ari Uwiteka, bihesha Imana Data twese icyubahiro. Bene data, mu gihe kizaza amavi yose azapfukama, hahirwa abapfukama ataraseruka. Hallelujah. Bagapfukama ku neza. Icyo nzi nuko kirema muntu n'abamarayika bose bazapfukama. Si abantu gusa, n'abamarayika bazapfukama imbere y'uwo mwami. Ese uyu munsi waruzi kuri imbata wowe wakiriye Yesu? Waruzi ko ari amategeko agenga imbata? Waruzi ko numuvaho ibintu byose wamusanganye yaguhaye wabeneficie byose bizakuvaho? Uzagenda wenyine, uzagenda kurimbuka wenyine, uzagenda kuzimu wenyine. Nuhura n'ibibazo ntuzamuhamagare kuko watatiye igihango. Indwara nizigufata, amafaranga akagushiraho, nubwo atagushiraho ukivuza bikananirana, ntuzamutabaze. Uragiye uvuye mu nzu ya shebuja, umugore, abana, byose wavanye mu rugo rwanjye urabisiga, hanyuma ukagenda wenyine. Uko niko umuntu aretse Yesu, aretse Imana, amera imbere y'Imana. Nta burinzi bugihari, nta gakiza kagihari, nta mbabazi zigihari, nta buntu bugihari. Buri kintu cyose Imana yaguhaye igihe waje kuri Yesu, cyose Imana igikuraho kimwe ku kindi, ugasigara uraho sans protection. Muruka ko twize ubushize umurimo w'abashitsi gushika, sibyo? Nupfa esprit yawe bazayikurura, bayikoresha ibyo bashaka, ko nta protection ufite. Haba muri isi nta protection, haba inyuma y'urupfu rwawe esprit yawe irayerera hariya mu isi y'abapfuye, muri séjour de mort, muri transition itegereje izuka ry'abanyabyaha ngo bajugunywe mu rutazima. Protection muri isi ntayo, urishuka. Nubwo wagira amamodoka yuzuye hariya n'aba escort, nubwo wagira amazu hirya no hino ku isi, nubwo wagira amadege n'ibiki byose, iyo uvuye ku mwami Yesu nta protection bugifite. Ikintu cyose girashobora kuza kaguhitana. Ariko uyu munsi turi duro sibe, nitugume mu nzu ye.
mu nzu ye turarindwa, mu nzu ye hari imigisha, mu nzu ye hari agakiza, mu nzu ye hari imbabazi, mu nzu ye hari ubuntu buhagije. Haleluya. Nashaka kurangiza nkubaza ikibazo, wamenye ingaruka zo kureka Yesu? Amen. Hahita kurikizwa iteko riri mu Kuva ibice 21 umurongo wa mbere kugeza mu wa gatatu. Uzagenda tangira uyerere hariya. Nimba utigeze unywa inzoga utangire kuba umusinzi, nimba utigeze ujya mu busambanyi yo mu busambanyi, tangira uyerere hariya. Wandavure mu byaha by'isi, Satani agukinishe kurusha mbere utaraza kuri Yesu. Numara gukubitika neza nkuko Yesaya abivuga mu gice 9 twabisomye, amaze kugukinisha sawa sawa, agusunekira kuzimu ugende hari, kandi ntabwo ari herezo, uzavanwayo uhagaruka imbere y'intebe ihambaye y'Imana. Ibitabo bibumburwe bandika ibintu byose. Wowe nari narakwize durosi wanjye, ese mu nzu yanjye wahagaye iki? Ese ubu bataho nakuvanye nibwo bwiza kurusha jewe? Ububata bwanjye bugira neza. Amen. Nimuzi impamvu yavuze ngo nimuze kuri jye barushye n'abaremere ngo mbaruhure, munyigireho ndumugwa neza, ndiyoroje mu mutima. Mu cyimbo cy'imitwaro ikuvuna ndayigukuraho, nguhe umutwaro wanjye ntaguvunanye. Ububata bwa Yesu ntibuvunana. Haleluya. Nta nkoni, ntabwo adukubita, ntabwo duhakesha imitwaro. Turaho umudendezo kugira ngo tumukorere. Haleluya. Twishimire mu nzu ye. Abantu benshi ntibazi konsekansi yo kuza mu gakiza bakakavamo, kuko batazi aya magambo ndo ndavuga hano. Wewe umunsi uzajya umenya, hamwe no kuba umwana w'Imana uri duros, uri imbata ya Kristo. Kandi amategeko agenga imbata ukiye kuyamenya. Kugira ngo ntuzongere gukinisha ngo ndabishingutsemo. Se dora forisa. Shingutse mu utazi wowe, wawinjiye mu utazi. Niyo mpamvu bishungukamo. Wabigiye mutabizi. Uyu munsi rero Imana irashaka gusitubwire iyo statut dufite mu bwami. Turabana b'Imana n'ibindi byose, ariko turi imbata za Kristo. Numuvaho umenye ibyo ari byo. Tout ce que tu as bénéficié, ibintu byose wamukuyeho bizakuvaho, bizasubira mu bwami bwe, bizasubira mu rugo rwe. Uzagenda tangire kuyerera hariya amademoni agukoresha. Niyo mpamvu muzarebe iyo umuntu avuye mu gakiza, iyo umuntu aguye, ntago bisaba igihe kirekire ngo umumenye. Atangira gusharira, agatangira kuvuga nabi by'Imana, atangira gutuka abakozi b'Imana, atangira gutuka itoro ry'Imana, kubera ya mademoni yari yamurimo mbere atarakizwa. Yabonye ko noneho icyo Yesu yamushizemo cyakimenyetso Umwuka Wera ntagihari, noneho empty, hari vide. Aitazarira amademoni menshi, wa muntu akaba mubi. Yatubona twebwe abakozi b'Imana, twebwe dufite Umwuka Wera, ukabona isura arafunze isura, amagambo avuze uyu ni wa muntu. Kubera iki? Kuko ibyo yari yakiriye byose byamuvuyeho. Arimo se kibi mubi, arindiriye gucigwa gwiteka ryose igiteka. Uyu munsi rero turi duros, turi imbata za Kristo. Amahirwe yacu no kumugumaho, amahirwe yacu no kuguma mu nzu ye. Uzajye wibuka yagushize kuri poto y'umuryango we, yaragufumuje uruhindu, ufite ikimenyetso. Nubwo wamwihakana, abadayimoni bazamenya ngo waramwihakanye ariko waruwe. Uyu munsi rero ubimenye, ugene imbere y'Imana, ubwire Imana nshaka kuba imbata ya Kristo koko, kandi nezerwe kuba imbata ye, kandi nzarangirize mu nzu ye. Haleluya. Ndabande uvise ubutumwa bw'uno munsi. Havuzwe byinshi ariko niba urufatiyo uri imbata ya Kristo. Aha niyo uhita wumva rero ibisobanuro bya Zaburi ya 23 umurongo wa nyuma. Uhita ubyumva rero. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose.
amen. kubera iki? kubera iki? kubera ko nemeye kuba durosi we, sigeze va kuri databuja. uyu murongo wa nyuma wa Zaburi ya 23 n'uw'abadurosi ba Yesu, ngo nukuri kurirwa neza n'imbabazi, hanyuma kubera ko yamenye ko bamufumuje uruhindu kuba wa Yesu forever. Amen. Ntuzemere ngo uyerere hariya ni habi. Guma mu nzu y'Imana, guma mu nzu y'Imana. Tuhaguruke. Haleluya. Fata umunota umwe ushime Yesu ko yakuvanye mu bubata bubi aguhindura imbata ye, kandi ko utifuza kuva mu nzu mu rugo rwa Yesu, udashaka kuzifuza gutandukana na shobuja. Shobuja agira neza, ni umunyimbabazi, arakwitaho, arakwitwararika. ngo nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizakomaho iminsi yose yo kubaho kwawe, kandi nawe uzaguma mu nzu ye iteka ryose. Guhera uyu munsi wumvise yuko ubukristo ntabwo ari idini, wumvise ko ubukristo ntabwo ari uguterana gusa, wumvise ko ubukristo ntabwo ari kuba mu rusengero gusa. Umukristo kuri imbere y'Imana yahindutse durosi wa Yesu, yahindutse imbata ye, kandi amategeko agenga nk'imbata nuko ivuye kwa shebuja igenda maramasa, nta na kimwe ijyana. None turi kwa Yesu, turi mu rugo rwa data, turi mu rugo rwa data, turi mu rugo rwa Yesu Kristo ariwe master wacu. Bibiri tubwiye ngo nta teko ryateganijwe ko tuhava, kuva aho twamubwiye ngo turemeye kuba imbata zawe iteka ryose. Ntabwo dushaka umudendezo w'ibyaha kure yawe, turashaka kuba imbata zawe iteka ryose. Mwami, ndakweretse ubu bwoko bwawe, buri muntu wese wamuhamagaye Mwami, ntabwo yaje kuri wowe ahaswe, yaje kuri wowe abivanye ku mutima, yahindutse imbata yawe, yahindutse durosi yawe. Mwami, komeza umuhishurire iri jambo, amenye icyo ijambo ryawe risaba imbata kuri shebuja, kuko wowe uri databuja adafite inenge, uri mwiza, utanga ibyiza gusa, urarinda abawe, ubaha imbabazi iyo bateshutse, urabarwanira ijoro n'amanywa, ubaha umugisha mu bikorwa by'intoki zabo, urabarinda amajya n'amaza. Ni wowe databuja dushaka. Turagushima ko wadukijije ya nkoni ya Satani yadukubitaga, waratukijije ya mitwaro yaduhekeshaga, kagahinda yari yatwinjijemo, bwabubata bubi akaducura bufuni na buhoro. Waraje Mwami uratubohora, ugwizira ishanga umunezero. Haleluya. Bakishima nko kuri uwo munsi wa Midiyani aho Gideyoni yagabanya iminyago. Ndagushima rero kuri ubwoko, ubarindire mu nzu yawe iteka ryose. Uzagaruke usanga batatorongoye hirya no hino, bakiri mu nzu yawe, kuko wafumuje uruhindu gutwi yuko bazaguma abo mu rugo rwa data. Ndagushima, ndaguhimbaza. Ikimenyetso cy'umwuka wera wabahaye nikizabaveho, Satani amenye yuko ari abawe iteka ryose, yuko ntago bazasubira mu batabwe. Ndagushima, ndaguhimbaza Mwami, no kubarinde rero kuzagiye uzagarukira kubajyana mu izina ryawe ryera Mwami Yesu Kristo. Amen. Amen. Twakira umugisha w'Imana, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka wera bijyana twese. Amen. Shalom shalom. Muzagira icyumweru cyiza.